Muraho neza. This is JB Forex Online nkuko bisanzwe. Ntekereza ko twari tumaze iminsi tutagenda tubahereza update ku bijyanye n'abantu bafite ama account ya HFM nk'umubroker mushyashya turi gukoresha muri iyi minsi bitewe n'imikorere ye n'uburyo atanga service ziwe, ubwoko bw'ama account yiwe n'uburyo butandukanye afashamo abakiriya n'umwihariko bafite wo kuba withdraw yiwe iri automatic by'umwihariko ku bantu bakoresha mobile money. So ubungubu rero tugiye kubabwiraho by'umwihariko ku bijyanye n'abantu baba muri service ya partners kuri HFM. Ndibuze kwifashisha iyi screenshot ndi kuberekaho kugira ngo wicheckinge kuri board yawe ya HFM urebe ngo ese board yanjye imeze gutya. Iyo ugiye kuri HFM kuri account yawe ukareba hariya kuri side yo ku ruhande munsi ya performance marketing tools, ese izi service urazibona? Nibyo ngiye kubasobanuriraho by'umwihariko ninjire kuri iyi promotion yitwa Road to Glory. Ku bantu batayizi n'icyo waba usabwa kugira ngo ube wayijoining. So ubwo ngiye kubibaha amakuru usanzwe akoresha HFM arebe niba yaba interested muri yo mu gihe atayifite, kuko ntabwo ari abantu bose bayifite. Noneho niba utayifite turebe ngo ese twagufasha iki, kuko niwe bigirira akamaro bitewe na achievement ugiye ugeraho, bitewe n'uburyo ukorana na broker. Noneho bikaba byagufasha kugira ngo ube waka-accessinga kuri izi promo zitandukanye hariya muri reward center niba hafite, ukaba utabonamo Road to Glory cyangwa se icyo bita bonus account. So ibyo ni ibintu byose tugiye kurebaho. Nahisemo kuvuga ngo reka tubivugeho kubera ko turabijyanana n'ikibazo bari basanzwe bambaza b'impamvu abantu bajya gufungura HFM ugasanga bafite amalinki atandukanye bitewe n'ahantu baherereye. Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'ama laptop, mbazanye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora wibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iherero ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforex online gbforexonline.com gbforex online. So rero ntatinze ngiye guhita mbanza mpere ku bantu bambajije ngo ese iyo uri mu Rwanda, undi muntu ari muri Kenya, undi muntu ari Dubai cyangwa ahandi hantu hatandukanye, ese iyo ugiye gufungura account kuri HFM bigenda bite? Kubera icyo ubona link itandukanye n'iyo uri mu Rwanda yabona. So misemo kubisobanura kuko nabibajijwe n'umuntu uri hanze, ndabimusobanurira, ariko namwe ni byiza ko mubigiraho amakuru. No kuvuga ngo kubera ko HFM ari ikigo gikuru kigenda kigira ama regulations cyangwa se gishaka ibyangombwa mu bihugu bitandukanye. Rero buri gihugu gifashemo kiri regulated muri cyo kigendera kuri terms and conditions z'ibigo bigenga ubucuruzi bw'ivunja n'ivunjisha bwo kuri murandasi muri icyo gihugu. Niyo mpamvu uzajya ukabona niba uri muri Kenya hariho HFM ariko ifite KE Kenya, Kenya mu magambo asa nahinnye. Link ukabona aho biri inyuma. Cyangwa se niba ukanze kuri link uri mu Rwanda, umuntu wo mu Rwanda aguhaye link ngo ufungure account niba uri Dubai, ntago byanga ngo bakubwire ko link iri invalid,
ahubwo iyo ukanzeho bahita bakudirectinga kuri link ya HFM. Sibyo rero impamvu umuntu yabimbajije ni iki, ni ukuvuga ngo yari ari gufungura account akabona umuntu amufashije gufungura account kuko atari yabimusobanuriyeho neza, akabona board ari kujyaho ya website itandukanye n'iyo wamuhaye link. Uwamuhaye link yambwira ngo uruzuza ibi nibi, undi we ntaba ari byo abona. So ni icyo kiba cyabiteye. Wenda mbonereho no kubwira umuntu waba ufite ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa akeneye gufungura account kuri HFM, ushobora kutwandikira, tubashyiraho social media zacu, tubashyiriraho nimero zacu, mushobora kutwandikira tukaba twabafasha gufungura kugira ngo namwe mutangire gukora na HFM. Noneho ntekereza ko aho kantu karumvikana, kuko nafashe kano ka video kugira ngo nse no basobanurira bimwe kuri ibyo bintu abantu bibazaga. N'ikindi ahubwo ntabura kuvugaho ni icyuko iyo ufunguye ukanze kuri link, tuvuga uri muri Dubai ukanze kuri link yo mu Rwanda, bahita bakudirectinga kuyo muri Dubai ako kanya. Ntago bakubwira ngo ntago bikunze. Noneho niba uri mu Rwanda ugakoresha nka link y'umuntu uri muri Kenya cyangwa Dubai, ikintu kibaho, weho uri mu Rwanda, link uyikanze kuri wenda uyivanye muri Kenya se n'urugero, nk'uko umuntu wa muri Kenya niwe ukudirectinze gufungura kuri HFM, ahagombaga kuza guteranya 254 byo muri Kenya, hahita haza guteranya 250 byo mu Rwanda, ugahita utangira ku accessinga board ya HFM byo mu Rwanda. So ntekereza ko ni ibintu byinshi, wenda ntahita nsobanura ubu ngubu ku buryo wabyumva neza. Mu gihe wenda usanzwe ufite account ushobora kutamenya ibyo ndi kuvugaho, ariko nk'umuntu usanzwe ashaka gufungura account ashobora guhura n'icyo kibazo, ubwo niwe ndi gusobanurira cyane, ajya abasha kuba yamenya uburyo yabikurikirana. So noneho ngiye kuri iki kintu ndi kubasobanura ku bantu basanzwe ari aba partners ba HFM, nababwira ko ubu ngubu iyo ugiye kuri account yawe ukamanuka munsi ya promotion cyangwa se hepfo ya marketing tools, iyo wemeje kuri reward center, iyi promotion ya Road to Glory urayibona. Se uzi ibyo usabwa kugira ngo ubashe kuactivatinga? Ese uzi imikorere yayo? Ese iyo hakanze ubona iyo bita bonus account kuri Road to Glory, kuri reward center? So niyo mpamvu nabyo navuze reka mbifatanye na bari abantu bafungura kuri link bakabona ntago bari kubisobanukirwa ya HFM. Niyo mpamvu biba byiza ubundi ufunguriwe n'umuntu uragufasha, cyangwa se ukaba ufite umuntu ufite ayo makuru n'imikoranire kuri HFM nk'uko tubikora ku buryo yagusobanura mu gihe uhuye n'ikibazo runaka. Iyi promotion yitwa Road to Glory ni promotion nshyashya ya HFM ifasha abasanzwe ari aba partners cyangwa se abantu bafite uburyo bakoranamo na HFM. Kandi nawe niba ufite account biba bishoboka, uramutse ufite account ya HFM ushobora kutwandikira tukagufasha kugira ngo ujye mu ba partners ba HFM. Iyi ngiyi rero igufasha, igira icyo bita ama levels. Buri levels waccessinze bagenda baguhereza amanota ugezeho. Hakaba hari level 1 ushobora kuba wahembwa $100, level 2 ushobora kuba wahembwa 1000, level 3 3,000, level 4 8,000. Nta kintu kidasanzwe wakoze, n'ubundi wakomeje gukoresha account yawe nk'uko bisanzwe, ahubwo ikagendera upgradinga amanota yayo ifite. So ntekereza ko rero usanzwe ukorana na HFM, ukareba ugasanga wemeje kuri reward center, iyi Road to Glory ntuyibonaho, ugasanga iyo bita bonus account ukora deposit bakagukubira inshuro 2 ntayiriho, n'ibindi bintu byose. Either umuntu wese icyo ndi kuvuga hanga ufite account ya HFM abashobora kutwandikira tukamucekingira niba afite access kuri services zose za HFM. Niba atazifite tukamubwira icyo yakora kugira ngo azigireho access, kuko abantu bafite account bazikoresha mu gutradinga gusa, kandi account yawe hari bitewe n'uburyo uyikoresha, hari service uba ushobora kuaccessinga abandi badafiteho access. Sinzi niba ibyo bintu byumvikana. So
ntekereza ko wenda nk'ibyo nateganyije kubabwira ku bantu bafungura account bari hanze bakabona bari kubona ama dashboard atandukanye n'ayacu, abantu batabona izi services zo muri reward center bakanda kuri reward center ntibagire ama promotion bahabona. Ntekereza ko ari abangabo nashaka kuvugana nabo uyu munsi. Mbibutsa neza ko ibya HFM byo wenda nkomeza ngenda mbibabwira gake gake, ariko nk'umuntu ushaka gufungura account kugira ngo ajye tradingiraho nabwira ko bagira account ziri main zigera muri enye. Ya mbere ni yitwa premium, yitwa center account ni ya kabiri, ya gatatu ni zero spread account na pro account ubona ahagana hasi wakoresheje browser cyangwa se wakoresheje machine. So ntekereza ko niba udafite account ushobora kutwandikira tukagufasha. Niba ari ikibazo ufite kuri HFM ushobora kutwandikira tukabafasha. Niba unasanzwe ufite account ya HFM nabwo ushobora kutwandikira tukagucekingira ko yujuje ibisabwa kugira ngo ujye urabasha ku accessinga kuri services zose zigenwa na HFM. So murakoze cyane, ntekereza ko ibi ngibi n'ibyo umuntu ashobora kudasobanukirwa mu gihe yaba asuye account yiwe atradingiraho, yatwandikira tukaba twamusobanurira nta kibazo. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.